Hello, mbahaye ikaze ku Inkuru TV, aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Grace, tukareba ba Grace ni abakobwa cyangwa se ababyeyi bakunda iki, banga iki, niyo mpamvu turi hano ngo tubagezeho imico n'imiterere ikunda kuranga umukobwa cyangwa se umubyeyi wese witwa Grace. Nizera rero ko aho muherereye impande zigiye zitandukanye mukomeje kugira ibihe byiza no kumererwa neza, abashyashya kuri iyi channel mbasaba ko bakora subscribe, bagakanda kuri iyo nzogera y'umweru kugira ngo ibiganiro byacu bijye bageraho biboroheye, nanabibutsa gukora like ku biganiro byacu. Ababishoboye mukatwandikira no muri comment. Grace cyangwa se Grace ni izina rihabwa abakobwa, rikaba rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini, aho Grace rifite ubusobanuro bubiri. Mu rurimi rw'Ikilatini izina Grace risobanura impuhwe z'Imana, nanone mu rurimi rw'Ikigereki izina Grace rikaba risobanura ubwiza buhebuje. Mu biranga rero ba Grace, usanga Grace ari umukobwa cyangwa se umubyeyi wihagararaho cyane kandi ntabwo ajya yimenyereza abantu. Abatamuzi bagira ngo ni ukwirata, ariko mu by'ukuri ni uko Grace yanga ko abantu bamumenyera bakaba bamubabaza. Grace ntabwo apfa kwizera abantu, ntabwo yerekana amarangamutima ye kandi nta nubwo avuga ibye, agira ibanga cyane muri we. Grace kandi uzasanga ari umukobwa cyangwa se umubyeyi ugira amatsiko cyane, ariko nanone akagira impano yo kwiga ku bantu akabamenya uburyo bateye ariko we utamumenya. Grace akunda kuyobora no kuba ari we ufata ibyemezo, akakujyana aho ashaka n'uko we ashaka. Grace rero umukobwa cyangwa umubyeyi ufite iri zina rya Grace usanga barangwa no kumenya ibintu byinshi bitandukanye, baba bihariye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bakunze kuba ibihangange, bagira umutima woroshye kandi muri bo bazi no gufata ibyemezo. Mu bindi uzasanga biranga umukobwa cyangwa umubyeyi witwa Grace, uzasanga Grace akunda gutegeka kandi ntabwo akunda kubabarira amakosa. Grace ntabwo asabana cyane, ntabwo agira inshuti nyinshi kandi arikunda. Aho kugira ngo agire abantu benshi batamufitiye umumaro cyangwa bamuryarya, Grace ahitamo kwibera wenyine.
Grace rero ntabwo akunda ibintu by'abantu bose, nta nubwo akomera ku muco cyane. Ikindi kuri Grace cyangwa se kuri Grace ni uko ari umuntu ugira ibakwe, azi icyo ashaka kandi ibintu bye byose abikorana ubwenge ndetse n'ubushishozi. Grace rero uzasanga arangwa ahanini no kwicisha bugufi. Ba Grace, abakobwa cyangwa se abamama bitwa ba Grace, aho uzabasanga hose baziririza kwishyira hejuru, ni ibintu bagendera kure, bakunda cyane imiryango yabo, bazi gusabana n'abantu bose, kandi muri bo usanga ari ba bantu batagira ubwoba. Nizere rero ko mwese aho muri murushijeho kumenya no gusobanukirwa imico n'imiterere iranga abitwa ba Grace, kandi aho baherereye hose n'inshuti zabo. Nizere ko mukomeje kumererwa neza no kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho. Nongera gusaba bashyashya yuko bakora subscribe kugira ngo tujye duhorana ibiganiro byacu bibagereho biboroheye. Ababishoboye mutwandikire, mukore like ku biganiro tubagezaho. Mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu. Mugire Imana n'amafaranga. Bye.